nkunda gusangiza abantu ubuhamya bw'ukuntu nabonye agakiza mu mwaka wa 2016. Agakiza nanjye ntarinzi ibyo ari byo kuko ntago narinzi icyo gasobanuye. Akaba ari ubuhamya rero nashyize mu gitabo amagambo 1000 yafasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Ubu akaba ari ubuhamya ubwabyo kuko nabushyize mu gitabo nyine, ntabwo nabyihereranye ngo mbibike muri nge, kuko nzi neza ko agakiza nahawe kabera n'abandi urumuri, abantu bagishidikanya batari basoma ijambo ry'Imana, bashidikanya bavuga ngo iby'agakiza cyangwa abantu bakiriye agakiza ni abantu bari mu buryo bw'ukoresha bitekereza. Nanjye niko nabitekerezaga, ariko Imana imaze kunyereka ikama n'ijambo ryayo, naje gusanga ko mu buzima nta kintu na kimwe kiruta kwakira agakiza. Uzashakisha urebe, numara kubisobanukirwa uzasanga nta kintu na kimwe ku isi kiruta agakiza, kuko nkimara kwakira agakiza nkasoma ijambo ry'Imana nkarisobanukirwa, kuko ntabwo twari twarigeze turisoma, nahise nibaza ese nabagaho cyangwa ntabwo nabagaho. Kubw'iyo mpamvu rero ntangiye kubasangiza amagambo amwe n'amwe ngenda mvana muri iki gitabo uko nakijwe n'ukwizera, kugira ngo nawe agire umumaro yakumarira. Dutangire rero turebe amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Amagambo 1000 yagufasha gusigasira ubugingo bwawe. Uyu munsi reka duhere aho twagejeje ubushize. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda mu buzima bwawe ni ikintu bita amazimwe. Irinde amazimwe. Kugira amazimwe ni ikintu Imana yanga. Niba ufite ikibazo cyangwa se wumva ushaka kuvuga umuntu, tubyite ikibazo, gishyire ahagaragara, ukiganiraho n'abo bantu, ntujye kuvuga abantu mu migongo yabo, cyangwa se ubwire umuntu runaka ikintu kimwe ujye kuwundi mubwire ikindi, wirirwa uzenguruka ukwizera amagambo gusa. Icyo kintu ni ikintu Imana yanga urunuka. Amazimwe Imana yanga urunuka, ibyanga cyane. Wigira amazimwe, kuko amazimwe ntabwo ari ijambo ry'Imana. Icyo utiyifuriza ko kikubaho, cyangwa se uko abantu utifuza ko bakuvuga nabi, nawe wikorera abandi. Ibyo ni ibintu ugomba kwimenyereza umunsi ku munsi, ukavuga uti reka mbirenge ibintu by'amazimwe bive mu nzira, kuko niba ubona ibintu uri gutekereza cyangwa ibintu ugiye kubwira abantu bihabanye n'ijambo ry'Imana, n'ikimenyimenyi umutima wawe ukubwira uwukomanda, nyamara ibintu ugiye gukora uri kuvuga ntabwo ari byiza, bireke. Kubw'ibyo rero nuramuka uretse amazimwe, uzaba uri kwinjira mu gihugu cy'isezerano cy'Imana. Igihugu cy'isezerano kuko ntabwo ushobora kwinjira mu gihugu cy'isezerano ufite ayo mazimwe. Ubigenza ute rero kugira ngo umenye ko uri mu icyo gihugu cy'isezerano? Ugomba gukora ugushaka kw'Imana. Ugushaka kw'Imana. Gute rero umenya ko gukora ugushaka kw'Imana? Imana burya ni umuhanga cyane, yaduhaye amaso, umunwa, amatwi, amaboko, byose. Ibyo bintu niba ubona uri kubikoresha bihabanye no gushaka kw'Imana, menya ko utari mu gihugu cy'isezerano, ntabwo uzakinjiramo. Niba byibuze urebye ibintu bikagutera gukora ibyaha, ibyo bintu uri kureba ukabona bigiye gutera ibyaha, wibirebe. Cyane cyane niba wumvise ibintu amabwire, ukumva ibyo bintu wumvise ari bibi kuri mugenzi wawe, wibikwirakwiza hirya no hino, bireke. Ni uko nguko winjira mu gihugu cy'isezerano ry'Imana. Ariko noneho igikomeye cyane, umunwa, ururimi. Ibintu ugiye kuvuga
banza ukaraga ururimi rwawe kangahe? Kabiri mbere yo kubivuga. Ariko ijambo ry'Imana ryo ribigira n'akarusho, riratubwira ngo icyo ugiye kuvuga banza ukaraga ururimi rwawe inshuro zingahe? Izo 7. Noneho ubanza urebe ko koko ibintu ugiye kuvuga bidahabanye n'ijambo ry'Imana kandi umutima wawe utawukomanga. Nuko rero winjira mu gihugu cy'isezerano, wanga gukora iki, ukagerageza ugashyiramo ingufu, ukavuga uti uyu munwa wanjye, amatwi yanjye, amaso yanjye ngomba kubitegeka. Imana yaravuga iti bikate ubiceho. Kubicaho ukabikata no kuvuga ngo iki? Wirebe ikibi kiri butere ibyaha, wikumva ikibi kiri butume ukora ibyaha, wivuga ibibi biri butume ukora ibyaha. Nuko nguko utegeka umubiri wawe, ukigura n'Imana, ugakora ushaka ko Imana aribwo uhita ubona iti kikujyana mu gihugu cyahe cy'isezerano. Isi rero yaradutwaye cyane ku buryo benshi batajya bamenya yuko bari kumwe n'Imana. Ni gute umenya ko uri kumwe n'Imana? Kumenya ko uri kumwe n'Imana, uri kumwe gutubimenye. Imana iratwiyereka, ituvugisha kenshi, buri wese, umunsi ku munsi, buri muntu wese, ariko abibona ni bakeya. Gute rero ubimenye? Mbere yuko dukora ikintu iki n'iki, Imana irabanza ikatwereka inyuze muri rya jwi riturimo, cyangwa se ikatubwira iki kintu ugiye gukora kiragenda buri, wagakoze iki n'iki n'iki. Uzareba iteka iyo ugiye gukora ibintu, hari ijwi rikubwira riti bino bintu biragutera ikibazo, bino bintu bimeze neza. Iryo jwi rero benshi ntituryumva kubera ko bwa bwenge bwacu turi kubushyira kuri ibyo bintu by'isi, icyo biri butugezeho, icyo tubivanamo, ariko tutarebye ko ari iby'akanya gato. Ni iby'akanya gato abantu ibyo bibagirwa, noneho bagahinyuza rya jwi riba ryababwiye, nyuma bikaba ugatangira kuvuga uti uziko ibintu nabibonye, uziko ibintu nabyumvise. Iyo uvuze gutyo, ni rya jwi riba ryakweretse ibiri bikubeho ntubyumve. Ibyo bintu rero iyo utangiye kubikurikira, ukavuga uti mbere yo gukora ikintu nzayimanza ntegereze rya jwi ndebe icyo rimbwira. Noneho uko ugenda ubyiga ni uko uvuga ngo uri kubaha roho, umwuka wera uba ukurimo. Nicyo kintu kitunanira kuri nasi. Yaba twashoboraga gukurikiza umwuka wera ibyatubwiye uwo mwanya, akaba ari byo dukomeraho tukabigumaho, ntidukore ibindi twishakiye by'umubiri. Kuko hari ahantu bigera tukirara tukumva ko Imana yanyeretse ibi ndabikora gutya na gutya, noneho ukagendera kuri bwa bwenge bwawe, ryajwe uraritaye, utangiye gushyira bwa bwenge bwawe imbere. Niko abantu bahura n'ibibazo kubera ko tutumva. Yaba twumva, kuko namwe bumva ngo ubwami bw'Imana buratuzengutse, ariko turi impumyi ntitububona. Nicyo bisobanuye. Imana ikakubwira, ukabibona, ukavuga uti wewe ukaba ntawe ubitegeka, kuko uba ufite ya myumvire yawe na rya jwi ry'Imana, byombi uko biri bibiri. None wowe nk'umuntu ukavuga ati ni wowe boss, ndabitegeka, ukabitegeka uko ushatse, ukavuga ati ijwi ry'Imana ndashyize hasi, reka nshyire ubwenge bwanjye imbere. Nibwo wisanga mu bibazo n'ibizazane, kandi none uhita ubona ko wari warabyeretswe. Shaka ijwi ry'Imana rero urikurikize, ubaha Imana, ugire igitinyiro cy'Imana, kuko nibyo bizakurinda ibibazo by'iminsi ku minsi. Iryo ni ihame, kuko Imana yabize mu gitabo, kandi na gihamya yaguhaye umutima, iguha na mwuka wera kugira ngo akuyobore. Ni ukuvuga ngo Imana ntacyo twayivera, yaguhaye ijambo, iguha umutima, iguha na mwuka wera, bitatu byose turabisuzugura, tukabihinyuza, tukisanga he? Mu bibazo. Ikindi kintu rero cya mbere cy'ingenzi ni ugukomera kuri, komera ku kuri kwawe, komera ku kuri kwawe. Niba guhuza n'ijambo ry'Imana, niba guhuza n'ijambo ry'Imana, tuzi neza ko
ko iyi si yuzuyemo ibinyoma nibyo biri guhabwa intebe muri ino si. Ibinyoma byahawe intebe muri ino si ya Satani. Ni ukuvuga ngo abantu 99.9% bemera ibinyoma, bakurikira ibinyoma, kuko ntabwo bagize basoma ijambo ry'Imana, ntibagize bamenya Imana. Icyo bakurikiye niki? Isi ibyo babwira nibyo binyoma bakurikiye. Twabonye ibyabaye za 2019 2021 kubera isi yose yakubise ikinyoma, noneho 99.9% bakurikira Satani. N'urugero natanga, uwakomeje akaguma mu kuri, komeza ugume mu kuri kwawe, niyo kwatsinda uziko kutazahera. Ukuri kandi guca munsi y'iko ntigushye, gukomereho, utegereze, ukomeze utegereze, bifata icyo gihe, utegereze igihe kirekire gikwiye, tegereza igihe kirekire gikwiye, kwa kuri Imana yakweretse, ubona ko ari Imana yakweretse, mu mutima wawe birahuza, ugafata ijambo ry'Imana bigahuza, ko nabivuze, kwa kuri byanze bikunze, nyuma y'igihe runaka ikinyoma kizata agaciro, kwa kuri kuza imbere, noneho nawe wishime uko Imana yakwiyeretse, kuko gutegereza biravuna, kwihangana biravuna, ariko tegereza igihe nyacyo gikwiye, kugeza cyagiye Imana ikubita hasi ikinyoma, kwa kuri ko kazamuka hasi, kwa kuri kava hasi ko kazamuka, niko uzabutsinze, kuko byanze bikunze niyo benshi bakurikira ikinyoma, igihe kiragera cya kinyoma kikagwana n'abandi bose, ukuri kujya hejuru. Uzabirebe niko bimeze. Iyo wabisobanukiwe rero, niba uvuga uti nzi ko ibi bintu ntabwo ari ukuri, ibi ngibi ni ukuri, reka ngube mu kuri kwanjye mukomereho, kuko ni nabyo nashyize muri iki gitabo, uko nakijwe no kwizera. Nandika iki gitabo nakira agakiza, ntabwo nabonaga ejo hazaza, ariko naravuze reka mwumvirire ijwi, mbishyire mu gitabo, nandike n'ibindi. Aribyo mvuze nti, ibyo mvuze nganira n'abantu, ntabwo ari ibintu banitekereje. Imana nimbwira ikamijwi, ntabwo mpita niyita umuhanuzi ngo kubera ko nabyize mu gitabo, kuko ndaguha n'urugero. Mu mwaka wa 2010 Imana yampaye ijambo, andika ku bintu bya Ukraine na Kenya. Ndibaza Ukraine na Kenya ndajya kubyandika iki? Ntabwo naragize mbyumva. Noneho ndabyandika yego, ariko mbiryamisha imyaka yo 10. Nyuma y'imyaka 10 muri 2020 byajwi ringa ko ringira ati bya bintu naguhaye bishyire mu gitabo. Wibuke ni ryajwi ryampaye agakiza, ntanga ubuhamya muri iki gitabo, uko nakijwe no kwizera, ringarutseho rirambwira ati bya bintu bishyire mu gitabo. Ariko ko nabonye aho ijwi ry'Imana ryamvaye, nuko Imana yampaye agakiza, nese mvuga nti reka mbishyire mu gitabo. Ngibi nk'ikimenyetso cyerekana ko iby'Imana iba yampaye bikurikiza, nkabikora, nkabishyira mu bikorwa, none kugira ngo bizabere ikimenyetso, kugira ngo noneho nimba nanigisha mbere abandi urumuri, mfite gihamya. Igitabo rero naracyanditse Ukraine na Kenya. Uribuka amagambo Kenya na Ukraine bateranye intambara gitangira yo muri Ukraine? Nahise nibaza, Mana urakomeye, gute Kenya na Ukraine wabinyeretse imyaka 10 mbere yuko intambara ya myaka 12, kuko imyaka 10 nibwo nanditse igitabo, nyuma y'imyaka 2 gisohotse nibwo intambara yabaye. Byajwi umve, byamiraga bishyire mu gitabo, imyaka 2 mbere yuko intambara itangira nibwo nabishyize mu gitabo, nari mbimara imyaka 10 biri yawe. Ibi rero bikaba bimenyesheje iki? Ntabwo bimpa ubudahangarwa bwo kwita umuhanuzi. Abita abahanuzi ni ibyabo sinzi aho babivana, ariko twebwe twerekana gihamya ko Imana ivugisha buri wese, Imana yakoresha buri wese. Wikwishyira hejuru ngo wawe umuhanuzi kubera ko Imana yakweretse ibintu bigasoza, ahubwo njyewe nibara nkaho ndi ntumwa gusanzwe y'Imana yo kubera abandi urumuri, kuko urugero rwo kuba umuhanuzi njyewe ntabwo ndwibaraho, kereka Imana nyine nibishaka. N'ibyo bintu mbasangiza kugira ngo mbereke ko ibyo mbasangiza mbabwira mfite aho mbona nabikuye kandi bifite na gihamya. Gute rero tubera abandi urumuri?
cyane cyane nk'abantu bahakana ijambo ry'Imana. Abantu bahakana ijambo ry'Imana, abantu bahakana ijambo ry'Imana. Aba bantu ikintu cya mbere ukwiye kubabwira ni uko hashize imyaka 2000 irenga ibyanditswe mu ijambo ry'Imana birimo birasoza, barabibona n'amaso yabo cyangwa se barabyumvise. Hano rero njyewe meze nk'ubuhamya buriho, ubuzima bwanjye ni nk'ubuhamya. Kweki iby'Imana yampaye nkabishyira muri iki gitabo, uko Imana yampinduye bigaragara buri wese, cyane cyane ku bantu bari banzi cyangwa banzi. Ni ukuvuga ngo tugomba gutanga ubuhamya bw'uko ijambo ry'Imana ryaduhinduye. Byanze bikunze abo bantu bahimiza ijambo ry'Imana bakavuga ngo ni ibintu byanditswe n'abantu, babwire ngwino usome ijambo ry'Imana ubwawe. Soma ijambo ry'Imana, ijambo urebe uko riguhindura. Kuko byanze bikunze umuntu wese usomye ijambo ry'Imana, ikintu cya mbere ahita abona ko yabeshwe. Niba ufashe ijambo ry'Imana ukarisoma, uragenda umenya mu kuri, gumamo usome ijambo ry'Imana, noneho urisangiza abandi nabo bahakana ijambo ry'Imana ko atari ukuri. Kuko tubona ko bigenda bisoza iby'Imana iduha, ikaduha nk'ibi bigasoza. Nk'uru n'urugero rufatika, ukagenda ubigenderaho wigisha abantu, ubaha n'ingero. Noneho na ba bandi bahakana, byanze bikunze abashaka agakiza bazakabona. Kuko byanze bikunze hari inama nyinshi zatakaye, zitatanye hirya no hino kubera kutamenya ubwoko bw'Imana burimbuka kubera kutamenya. Hosea 4:6 rero tubwira neza ko iyo udafite ubwenge cyangwa ubumenyi, byanze bikunze yasi irakujyana habi, usange warimbutse kubera kutamenya ijambo ry'Imana. Rero barihakana kuko bataryumvise cyangwa se ari amabwire. Kuko ibyo abantu benshi bagendera erega ni amabwire bakuze bumva ibintu gusa, bakavuga ati imyaka 2000 ntabwo twari duhari. Ariko jya ureba ibintu byanditse imyaka 2000 irenga, bikaba bigenda bisoza. Nawe wakwibajije uti ibintu byanditswe imyaka 2000 bigenda bisoza. None reba uyu nawe twari tuzi wenda yari mu buyobe, ari mu by'isi, ari umunyabyaha ukomeye, none asigaye atwigisha ijambo ry'Imana. Ni gute umuntu w'umunyabyaha nkanjye yagira ubushobozi bwo kwigisha ijambo ry'Imana, cyangwa se yagira ubushobozi bwo gusangiza abandi ubuhamya bw'uko yakijwe no kwizera, Imana ikamuha ubutumwa buzagwira igihugu imyaka 10-12 mbere y'uko biba? Ibyo bintu byose ubishyize hamwe, kandi uwo muntu akaba yarahinduwe n'ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana ariko ryamufashije kugera kuri ibyo bintu byose, ibyo yagiye yandika asangiza abantu. Niko kuri, niko usangiza abantu ijambo ry'Imana, ukabibera urumuri. Ufite gihamya n'utagira gihamya, byaze bikunze ijambo ry'Imana ubwaryo rizabibera gihamya, kuko ijambo ry'Imana rihindura umutima wari wose. Ijambo ry'Imana ryahozeho, rizahoraho, kandi ririho na n'ubu. Rishake ugifite igihe. Niyo mpamvu nyavuga ngo shakisha agakiza utarapfa, kuko numara gupfa ntabwo bizabishobotse. Ijambo ry'Imana rero niryo rizakubera itike, urufunguzo kugera muri cya gihugu cy'isezerano natangiye nkubwira. Rishake hakiri kare, kuko aho isigana nta garanti hafite ku babizi cyangwa bayibona aho ibintu bigana. Igihe ni iki? Abantu turacyafite agahenge gato. Koresha ako gahenge gato gasigaye, ushakishe mu maso y'Imana, wanga amazimwe, umenye ijambo ry'Imana ryo rizakwinjiza muri cya gihugu cy'isezerano. Byanze bikunze nzi neza ko ariho uzishima iteka.
murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.